turagusuje wowe inshuti mukunzi kurikiye radio ya diaspora One Nation Radio ni ijwi rya diaspora. Twinjiye mu kiganiro kuba dukurikira murabizi ko twibanda cyane muri diaspora cyangwa se mu ntara ya gatandatu yiyongera ku ntara enye n'umujyi wa Kigali zigize igihugu cy'u Rwanda. Twerekeje n'indege yacu twerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nebraska. Kuba dukurikira kugira ngo ntabwo ari ubwa mbere n'ubundi tugiye kuganira n'abanyeshuri cyangwa se n'urubyiruko rutuye muri Nebraska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari igikorwa ngarukamwaka bategura nk'urubyiruko rw'Abanyarwanda rwiga muri University ya Nebraska, Rwanda Night. Ni igikorwa bakora buri mwaka. Kuri iyi nshuro nanone iki gikorwa biteganijwe ko kizaba ku munsi wo kuwa gatandatu w'iki cyumweru turimo, tariki 19 nibwo kizaba kibaza ukwezi nyine turimo kwa kabiri 2022. Ese iki gikorwa kizaba giteye gite? Giteganyijwe kuba amasaha n'ayahe n'ibindi bikerekeyeho, umwihariko wacyo wenda kuri iyi nshuro kigiye kongera kuba n'uwuhe, nibyo tugiye kuganira muri kino kiganiro kugira ngo nawe dukurikiye wenda uri muri aka gace cyangwa se nanone muri diaspora umenye byinshi kuri iki gikorwa niba wenda ari ubwa mbere ucyumvise. Turi kumwe rero na Claire Umutoni, akaba ari perezida w'umuryango w'abanyeshuri biga muri Nebraska University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dusanzwe n'ubundi tubura mu biganiro bitandukanye bya One Nation Radio tukaganira. Claire, turavugana ari muri Nebraska, tuvugana tuguhaye ikaze kuri One Nation Radio. Aho ngaho umeze neza uraho? Murakoze cyane, tumeze neza, kize ko nawe umeze neza. Yego, nanjye meze neza. Hanyuma kandi ntabwo ari Claire turi kumwe gusa, ahubwo turi kumwe na Samuel Rangira, akaba ari umuyobozi w'ishami y'abanyeshuri bazavamo abayobozi bazayobora ibijyanye n'ubuhinzi. Ubwo ngenekereje mu Kinyarwanda, ariko ayoboye abanyeshuri biga ahangaha muri Nebraska University, bari mu ishami ryitwa Agriculture Leadership Shield. Ni ko gashami ayoboye k'abanyeshuri baho, kandi harimo n'abanyeshuri b'Abanyarwanda. Nawe tumuhaye ikaze, turavugana nawe ari muri Nebraska. Samuel Rangira, tuguhaye ikaze kuri One Nation Radio. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe muri kiganiro. Yego, tuguhaye ikaze. Hanyuma rero dutangira nk'uko nabibwiraga abadukurikiye, reka mpere kuri Claire. Ngira ngo iki gikorwa abantu wenda batangiye no kubibona ku mbuga nkoranyambaga ko n'ubundi iki gikorwa kizaba. Ngira ngo umwaka ushize kubera ko harimo COVID, ntabwo cyabaye mu buryo bwo guhura, ariko kuri iyi nshuro no kigiye kuba. Uratubwira niba bizaba ari imbona nkubona abantu bahari, giteye gite? Mbese Rwanda Night y'umwaka muri Nebraska yiteguye ite? Imyiteguro tugeze kure cyane ko event iri kwa gatandatu. Ubu ngubu tuzaba dufite abantu bazaza in person, ugereranyije n'igikorwa cyabaye umwaka ushize ko COVID ntabwo yari twemereye guhura turi benshi. Umwaka ushize twagize live streaming, abantu bamwe babibona nyine remotely, abandi baza in person bake cyane, ariko ubu ngubu dufite abantu benshi bazatendinga. Ndumva dufite 250 abantu, umubare w'abantu uzaza. Yego. So ukuteye urebye activities ntabwo zitandukanye cyane zizaba zihari. Hazaba hari kuririmba, hazaba hari kubyina, hazaba hari n'ibindi bintu bitandukanye representing umuco nyarwanda. By'umwihariko tuzaba dufite Rwandan food. Turashaka gusangiza abantu bo muri Nebraska, ibiryo byacu ukuntu wenda bitestinga bitandukanye n'ibyabo. Muri make turimo kubazanira umuco wacu hano, nkuko uwabo twawusanze hano twebwe twawubazaniye.
So yeah, tugeze kure, abayobozi b'ikigo barabishyigikiye cyane, kandi turabyishimiye, abanyeshuri barabyishimiye, muri make abantu benshi barabyishimiye kuyatendinga kubera yuko haciyeho umwaka umwe bataragize opportunity yo kuza in person. Rwanda Night yabaye bwa mbere muri 2020, yabaye nibwo bwa mbere yabaye, and yabaye very successful. So abantu bakomezaga bayitubaza izongera kuba ryari, noneho muzaza in person, ubushize byari byiza. So yeah, niko ubwo tumeze. Yego, urakoze cyane. Hanyuma ubwo numvishemo igishyashya ntarindi wa muganiro no cyuko muzanategurira abantu. Ubundi narimenyereye ko gereranyije kuko iya mbere ijya no kubona bwo twari twaganiriye n'abanyeshuri n'ubundi baho ngaho ko bari kwitegura, ariko cyangwa na ambassador Mathilde Mukantabana yaranaje, nabonye byaragenze neza, ariko narimenyereye kubona mutarama indirimbo z'inyarwanda mukerekana umuco, ariko noneho this time cyangwa se kuri iyi nshuro harimo no gusangiza abantu ibiribwa cyangwa se ibiryo byo mu gihugu mukomokamo. Ubwo aho ngaho ndagira ngo dusobanurire bimeze biti ibiryo muteganya kubasangiza abo ngabo, by'umwihariko abanyamahanga wenda batabizi, ibihe ni umutsima se cyangwa n'ikigage, nibihe biryo muteganya gusangiza abantu baho ngaho? ibiryo duteganya kubasangiza, hari ubundi dufite menu iriho liste y'ibiryo byose tuzagera dusangiza abantu tubereka uko bimeze, ariko muri rusange navuga ko mbese ni nkaho aba ari imitekere yacu mu Rwanda twabaye nk'abazana aha ngaha, kuko hari ibiribwa byinshi tugiye duhuje, nk'umuceri, ibirayi, ibitoki, mbese ni ukuvuga twe tuzashyira indyo hamwe ariko dukora imitekere yo mu Rwanda ku buryo batumva yuko ari nk'aho byatetswe n'Abanyamerika. Ntabwo ari ya nkoko yaciye mu ifuru niba ariko nazi. Ni ukuvuga ngo ni ku buryo nyine bazabirya bakavuga ngo ibi biryo biratandukanye. Ubushize hari Abanyamerika bari bishimye cyane rwose, bakatwereka amasahane babimazeho, urumva yuko n'uyu mwaka twiteguye yuko bazabikunda cyane. Yego, hanyuma Claire, ngira ngo nk'uko nabivugaga hari igikorwa mujya mukora cyo gutumira noneho n'abandi bari hanze banaza wenda bagatanga ubutumwa. Ngira ngo kandi navugaga ambassador w'u Rwanda muri Amerika ni Mathilde Mukantabana, yari yaje ngira ngo mu ya 2020, ariko kuri iyi nshuro nabahe bashyitsi mufite bazaza noneho baturutse no hanze kugira ngo babafashe no kuganiriza n'urubyiruko cyangwa se n'abo bantu bandi barimo wenda n'abayobozi b'icyo kigo batazi umuco w'u Rwanda cyangwa se uko mu Rwanda bimeze? Okay, abantu twatumiye nshobora kubashyira muri categories ebyiri, abantu b'Abanyarwanda n'abatari Abanyarwanda. So kamere ku batari Abanyarwanda dufite abayobozi b'ikigo, dufite inshuti tugira hanze y'ikigo muri community ya Nebraska, like maybe abantu ahantu dusengera, like inshuti zacu zo mu nsengero twarazitumiye, n'izindi nshuti twagiye tugira hanze bitewe n'ibikorwa twahuriyemo cyangwa uburyo twahuye. Then indi category nakurikizaho ni category y'Abanyarwanda bari wenda muri Lincoln, Nebraska. Hari Abanyarwanda bahari, hari abagraduates bize hano bakiri muri Lincoln barimo kwiga, abandi bafite akazi.
nabo twarabatumiye. Abandi ni abanyarwanda bari mu zindi communities, navuga wenda hari abanyarwanda bari muri Iowa State twarabatumiye nabo, hari abazahagararira community yabo, hari n'ababa mu yindi state yitwa South Dakota nabo twarabatumiye, nabo bazaza kuba gufatanya hamwe natwe. Indi category nakurikizaho ni ambasade y'u Rwanda, nk'uko wabivuze. The Rwandan ambassador muri US ubushize yaraje muri Rwanda Night ya mbere yabaye, kuri inshuro nanone twaramutumiye, azaza azane n'aba representatives bandi bo bazaza bavuye kuri ambasade. So urebye ture expectinga urebye ukurikije wenda ugereranyije n'umwaka ushize, ndumva tuzaba dufite abanyarwanda benshi ho bavuye ahandi hantu batari hano ku kigo. Twagiye duhura tuganira, inshuti twagize mu zindi states, wenda travelinga kujya kureba wenda igihugu ukuntu kimeze no kumenya izindi areas zo muri US. Twagiye ducreating inshuti twarabatumiye. So yeah, ndumva ari bo nta muntu nibagiwe. Indi category wenda ntabwo ngabo twatumiye. Yego, urakoze cyane. Hanyuma Samuel, iyo urebye Rwanda Night, iki gikorwa mutegura, usanga kigira iyihe impact cyangwa se kigira umumaro ki, agaciro kacyo gafatwa gate aho ngaho mu kigo, muri iyo kaminuza muri rusange? Murakoze. Iki gikorwa ni ngarukamwaka nk'uko twabivuze, rero kigira umumaro munini. Urebye kiba kiri mu bikorwa n'abanyeshuri, kandi bikaba ari binini nyine ku buryo bitumira abantu benshi bakaza hano ku ishuri. So ni ukuvuga ngo icya mbere navuga yuko gikomeza guhuriza hamwe abanyarwanda, nubwo tuba turi kure yo mu rugo yo mu Rwanda, haba hari uburyo nyine ushobora kurangara ukibagirwa n'umuco wawe, ukibagirwa iby'iwanyu. Iki gikorwa rero hari ukuntu kigarura abanyarwanda kikabashyira hamwe, haba mu gutarama, haba mu ndirimbo nyarwanda dukoresha, dufite bande idufasha mu buryo bwo gususuruka. Ni ukuvuga ngo aba hari ibikorwa byinshi bikorwa ku buryo byongera kugukundisha umuco wawe, mbese n'abanyarwanda bandi twatumiye bari muri community bakanezerwa bakishima. Niko n'ubundi tuboneraho kwereka abanyamahanga, yaba abanyamerika cyangwa se baturutse hirya no hino, kuko haba hari community nini cyane y'abanyamahanga aha ngaha. Tubereka uwo muco wacu, mbese bakawishimira nabo ko bari ibintu bitandukanye, buri muco uba wihariye ukwawo. Ikindi navuga, abanyeshuri urabona iyo muri mu gihe cyo kwiga, mbese baba bahuze cyane, bafite amasomo menshi n'ibiki. So event nk'iyi ngiyi rero hari ukuntu ituma mbese uruhuka mu mutwe, ukongera ukagaruka muri mood yo kongera kwiga ufite na courage. Ikindi cya gatatu navuga ni uko mbese iyi event yongera ikintu twita agaciro ka diversity. So ni ukuvuga ngo ni uburyo ki dufite abantu benshi bava mu mahanga yose, ariko buri muco nyine ukubahwa ukwawo. Icyo kintu rero bakomeza bashaka, abayobozi b'ikigo bakomeza bashaka yuko diversity yubahwa, mbese aho waba ukomoka hose umuco wawe ukwiye kubahwa ugahabwa agaciro, kandi bakomeza gushishikariza buri muco wose mushake igihe
muzaserebra mutumira abantu tuze twishimane namwe. So iki kintu rero ni cyiza cyane kuko gituma community abantu bakomeza baba bari hamwe bumvikana babanye neza bishimye mbese nta vangura rihari ngo wowe kuturuka hariya nawe kuturuka hariya ntabwo ibintu byumva kimwe. So navuga yuko iyi event iba ifite agaciro cyane mbese n'abanyarwanda bari muri US hose kuko dukora live stream ibagirira umumaro. Umva bishimana natwe bakavuga okay hari community y'abana ahubwo tutari tunazi ugasanga hari ukuntu abantu bagenda bamenyana no kurushaho. Yego, hanyuma uvuze kuri bande ni buka bande yaho ngaho nanjye nkunda cyane ni live live bande ngira ngo baracyahari baracyacuranga nabo bazacuranga ku gatandatu. Barahari neza cyane kabisa bari tayari. Abantu mudukurikiye muturanye na Nebraska muratumiwe. Ese ni abantu bose muri rusange wenda batuye aho hafi bashobora kuza cyangwa ni igikorwa cyo mu kigo abandi ntabwo azaza batumiwe gusa? Ni ukuvuga ngo ni igikorwa kimeze nk'ari rusange. Abanyeshuri ahanini nibo bahari ari benshi ariko n'abantu bo hanze turabatumira nk'uko Claire yabivugaga nyine hari inshuti dufite muri South Dakota, hari abo muri Iowa twagiye dutumira, hari n'abandi bagiye bava mu yandi ma states bose bakaza. So nuvuga ngo kiri open ariko icyo dufite nuko nyine hari umubare tutazarenza kubera amabwiriza ajyanye na COVID. Yego, urakoze cyane Samuel. Hanyuma Claire, ngira ngo mbere yawe hari manda ya Sava twayaga tuganira nawe, kuri ubu uri muri manda yawe ariko noneho birashoboka ko na nyuma nawe nusoza amashuri cyangwa se amasomo uri gukurikirana aho ngaho hazaza n'undi, ariko noneho we yurebye muri rusange iyo murebye mubona nimuramuka musoje amasomo ese uyu muco cyangwa se igikorwa mwatangiye kinagira uruhare runini mu gukomeza kwibutsa n'abanyeshuri bari aho ngaho b'abanyarwanda umuco wabo n'agaciro zabo n'ibindi, bizakomeza kuba mutakinahara aho ngaho ku kigo? Ukuntu wenda icyo kibazo nagisubiza navuga yuko icya mbere cyo nidusoza kwiga hari abantu wenda bateganya kuguma hano kwiga bagakomeza kwiga masters or PhD. Bamwe barahari they're already in school ubungubu. Umubare wabo ushaka kuba wenda utari favorable kujya kuorganizinga n'iki gikorwa ko ni igikorwa gifitemo ibintu byinshi bifata umwanya gikeneye abantu benshi gutegura. Ariko wenda ikintu navuga nuko impact twagize hano cyangwa tuzaba twaragize ni ikintu kitazigera gishira kuri this campus, kuko icyambere cyo nuko hari abantu abanyamerika bari baba bari curious kumenya u Rwanda, baba bari curious kumenya culture y'u Rwanda. Usanga hari na classes twiga classes na agronomy cyangwa soil science classes, ugasanga abarimu kubera yuko muri class wenda haba harimo abanyarwanda benshi n'abanyamerika bagashaka uburyo bashobora gushaka wenda na information yo mu Rwanda kugira ngo niba bigisha babe bafite na data yo mu Rwanda. Urumva icyo gihe bituma abanyamerika nabo babyiga. So ndumva u Rwanda muri Nebraska ni ikintu kizwi, ni culture bazi, ni culture twagerageje kubasangiza no kubamenyesha. So ndumva hari abantu baba bafite information zitandukanye ko basoma ibintu bitandukanye from the internet, kuba barageze opportunity yo kutubaza twebwe tukabaha ibisubizo tukanabakira muri ibi bikorwa kugira ngo bige u Rwanda ubwo ari bwo ibyo bibazo byose bibaza bikagira ibisubizo. Hari ibintu bishobora kutazakomeza wenda turangije kwiga ngo bibe wenda byaba kuri extent tubikoraho ubu ngubu, ariko ndumva hari imbuto twabibye hano
nyine itazigera ipfa. Hari idea bafite ku Rwanda, hari ibintu bazi ku Rwanda, ndumva culture izakomeza, professors zakoze bakoranye n'abanyarwanda batandukanye. N'ibi bikorwa twagiye dukora ndumva bizakomeza nubwo tudahari mu mitima y'abantu, because Rwanda Night ni igikorwa abantu baba bishimiye cyane, ndumva bazanabikumbura. Gusa you never know, maybe wenda hari n'ibindi bintu bizategurwa bishobora kuba biri favorable ku bantu wenda bake bashobora kuba bari hano. Ibyo ngibyo nabyo birashoboka, ariko for now ndumva imyaka tumaze hano cyangwa imyaka abanyarwanda bamaze hano, ndumva hari ikintu kinini bongereye kuri Nebraska bijyanye na information y'u Rwanda. Yego, hanyuma rero turi kugenda tugana ku musozo, ariko hari icyo musaba abanyarwanda bakurikiye muri iki kiganiro, by'umwihariko abari muri diaspora, yaba y'aho ngaho muri Amerika cyangwa se n'ahandi baba babona ibi bikorwa, kubera ko muri urubyiruko muri aho ngaho, kandi nkeka ko ari igikorwa uhereye gitangiye gishimwa n'abantu benshi, kuba mwibuka no kuba mu gihe muri no hanze y'igihugu cyanyu, ariko muha n'umwanya wo igihugu cyanyu wo kwereka ndetse n'abanyamahanga umuco wabo, umuco w'igihugu cyanyu mukomokamo. Ariko noneho birashoboka ko hari n'urundi rubyiruko rushobora kwigira kuri iki gikorwa mutegura, narwo rukaba aho rwiga wenda ruri ku masomo mu zindi diaspora, naho hari ibindi bikorwa bakora. Muri rusange hari ubutumwa mushobora kubaha, hanyuma ubwo reka duhere kuri Samuel atubwire, ariko ubwo kandi aranatwibutsa amasaha, gahunda uko iteye, uko bizagenda bikurikirana, hanyuma tugende tugana ku musozi. Murakoze cyane. Kuvuga ngo iyi ni event itegurirwa abanyarwanda, ariko n'ubundi nta muntu duheza, dutumira abanyamerika nabo mu mico yindi itandukanye. So ariko ni event ishingiye ku muco nyarwanda. Rero twebwe n'uvuga ngo ikintu twasaba abanyarwanda bari hirya no hino, n'uvuga ngo mudufashe, kuko tuzakora live stream, turateganya nyine mbese yuko event izagera ku bantu benshi cyane, kuba utahari nyine in person bitabaye imbogamizi nyine. So icyo twasaba abanyarwanda rero, ubona link wese mu gihe event izaba yatangiye, please nyine muzagerageze muyihererekanye, muhereze n'abandi, mbese dufatanye twishimane, kuko umwaka ushize ntabwo event yagenze nk'uko twabishakaga, kuko abari bahari bari bake cyane, kuko kubera ibintu bya covid byinshi byabaye ngombwa yuko live stream abantu bari online nibo bari benshi. Ariko nabibonye yuko nagize amahirwe yo kureba kuri YouTube ukuntu byari bimeze, ariko nabonaga rwose abantu bishimye, ama-comments yabaye menshi n'ibiki, mbese wabonaga yuko community idahari ariko bari online bari kubikurikirana ari benshi, kandi nabo ubona yuko baryohewe. Mbese nicyo nkomeza gusaba rero abanyarwanda bari hirya no hino, kugira ngo mudufashe event nyine mu isakaze hirya no hino, ubundi twese dufatanye kwishimana mu muco. Gahunda ya event rero ukuntu iteye, nk'uko Claire bivugaga, ni kuri wa gatandatu tariki 19 z'ukwa kabiri, izahera saa 12:30 z'umugoroba, ni iza hano. Ubwo ndumva yaba ari reka murebere gukomeje ndaba murebere ntacyo, ubwo rongeraho amasaha 7 ariko umenya ngo mu Rwanda ubwo izaba ari ryari. Yego Zabe saa 12:30 z'umugoroba, irangire saa 3:30 z'ijoro. Ubwo ni ukuvuga ngo gahunda harimo ibikorwa byinshi bitandukanye. Urumva twatumiye ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika, azagira igihe cyo kuvuga ijambo rye. Harimo traditional dances, harimo bande nk'uko twabivugaga, mbese n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ariho hazazamo nuko gusangira Rwandan food tuzaba twateguye.
muri make ndumva ari cyo navuga. ndabona abari mu Rwanda cyangwa se ku bagendera ku masaha ajya kuba mu Rwanda ndabona bo bazabikurikira ari ku cyumweru kuko azaba ari 8:30 z'ijoro urumva abazabikurikira ariko icyiza nuko ari n'ibintu bizaca kuri YouTube channel yanyu nabonye muyifite ndetse natwe kubera ko natwe ntabwo turyama Radio Diaspora tugomba kugerageza tukabwira abantu amakuru tuzagerageza kuhababera kugira ngo n'abazabikurikirana nyuma ho gatoya bazabashe kumenya uko byagenze. Hanyuma ngira ngo ubwo rero tugana ku musozo Claire nawe hari ubutumwa waha abantu bakurikiye muri kino kiganiro ndari ko dusoza icyo wabwira abantu muri rusange. Well, wenda ndumva Sami abivuze byose nanjye nakomeza gushimangira ko ubona link yo wese ya followinga akareba ibikorwa byacu akareba ukuntu event izaba imeze. Well, ndumva ari n'ibihe byiza ku banyarwanda batari mu rugo kuko buriya iyo ubonye nk'icyo gikorwa cyangwa experiences culture yawe hari ukuntu kumbuza no mu rugo kumva wongeye gukunda culture yawe ndumva ari ibintu byiza even for them rwose bamisize sinzi ni ibintu byiza bizaba bihari byiza cyane ndumva ntakifuza kuba bimisinga. Wenda ikintu kindi navuga ni uko wenda nabo turimo kubashimangira ku attending events ku attending the live stream and all that ariko natwe twakifuza gufatanya nabo in case bafite ibikorwa birimo kuba natwe bakatubwira bakatwinforminga tukajyayo cyangwa tugashaka uburyo natwe ducontributinga n'abanyarwanda bari hano. Ntabwo dutandukanye nubwo turi muri states zitandukanye ibyiza nuko twese dufatanya so batubwira n'ibyo bikorwa niba bidahari kuko hari ukuntu nyine umuntu agenda ugahugira mu bindi bintu uri gukora ko haba hari ibintu byinshi amashuri akazi ugasanga nyine nawe waribuze neza ariko ni byiza kugira nk'ibi bintu ntabwo ari ngombwa ko biba binini wenda kuba event nini. Twebwe twagize amahirwe ko turi abanyarwanda benshi ahantu hamwe ariko nubwo baba wenda badafite uwo mubare wo gukora event nini bakora akantu gato ahubwo bakinvolvinga n'izindi communities cyangwa tukanafatanya twese ukavuga wenda kino gikorwa kizabera muri state kino gihe ubundi kizabera muri iriya state gutyo nyine twese dufatanye ndumva ari ibintu byiza cyane kumenyana no gusabana no gukomeza gusharinga information about igihugu cyacu. Ariko ndumva ikindi kintu wenda nababwira nuko tubashimiye umwanya wabo abantu wenda bakurikiye uyu munsi turabashimiye cyane turashimiye umwanya wabo twishimiye ubufatanye bazaduha muri event twishimiye kandi ko n'ubundi bakomeza bomba information ituruka Nebraska ni audience wenda tumaze kugira for quite some time so we thank them and namwe turashimiye cyane kuduha platform kugira ngo dusharinge ibikorwa byacu. Ubundi abanyarwanda especially hano hari abantu bari talented benshi cyane nubwo dusharinga umuco nyarwanda nanone nk'izi events ziha abantu platform kugira ngo bagaragaze gifts zabo nk'abantu bari gifted cyangwa bari talented nka band dufite abantu bazerekana made in Rwanda ni ibintu wenda baba barakoreye mu Rwanda bakabizana hano n'ibindi bintu bitandukanye so icyo gihe kibaha platform kugaragaza impano zabo
ariko nanone urumva ni ukurepresentinga nanone igihugu, byerekana talents nyinshi ziri hagati yacu wenda umuntu atapfa kumenya. So kuba waduhaye platform ngiyi ni ibintu byiza bidufasha no gusapotinga abandi banyeshuri n'ibikorwa byabo baba barimo gukora kugira ngo bigere ahantu henshi handi koze bakora ibintu byiza cyane. Rero kuba babikora wenda nibigaragare nanone hari ukuntu bitagira umumaro neza nk'uko byakabaye bigira. So barashimiye cyane. Yego, murakoze cyane. Hanyuma ubwo muri description y'iki kiganiro aho hasi turaza gushyiramo link ishobora kuzabafasha kuba mwabikurikira ku batazabasha wenda kuba mwagera Nebraska mu gihe icyo gikorwa kizaba kiri kuba. Birashoboka ko aho uri wenda amasaha bizaba byegeranye nabo ushobora kubikurikira cyangwa se na mu gitondo. Reka rero mbashimire cyane kuba mwemeye nanone namwe kuduha umwanya tukaganiriza abantu kuri iki gikorwa cyanyu muri gutegura. Hanyuma ubwo mbwira abari badukurikiye ko hano ariho dusoreje ikiganiro. Twaganiraga na Claire Umutoni, ni urubyiruko, akaba perezida w'umuryango w'abanyeshuri b'Abanyarwanda biga muri Nebraska University. Claire, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Yego, mwakoze cyane. Bari kumwe kandi na Samuel Rangira, akaba ari umuyobozi w'ishami ry'abanyeshuri bazavamo abayobozi bazayobora ibijyanye n'ubuhinzi mu minsi iri imbere. Ubwo ni nka agricultural leadership field. Nagerageje kubigenekereza mu Kinyarwanda. Samuel, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Nabashimiye cyane namwe. Yego, njye rero wari wateguye kino kiganiro nakibagejejeho, nitwa Simeon Muhumuza. Reka mukomeze tubifurize ibihe byiza kandi kuba zabishobora nk'uko mwakurikiye iki kiganiro muzabane n'aba banyeshuri cyangwa se n'urubyiruko rwo muri Nebraska, haba ku buryo bwo bw'ikoranabuhanga ukaba wabikurikira cyangwa se n'abegereye aho ngaho mudukurikiye by'umwihariko abari muri Amerika, ku bazabishobora mwazifatanya nabo. Mugire rero ibihe byiza naho utaha. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0779344661 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.